my guys, uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wakoramo izi foto arizo za zino urimo urareba. Ibingibi rero ukabikora ukoresheje telefone yawe. Urabona utu dufoto ko tuba dukoze neza kandi tunyuze amaso. Rero hari umuvandimwe wacu watubaje ati utu dufoto dukorwa gute, waza dukoreye video yatwo. Noneho nanjye nkajya nshobora kubyikorera nkoresheje telefone yanjye. Nta kindi rero ugomba gukora, urajya kuri Play Store yawe, nurangiza ukandeho searching application yitwa, urasearchinga Bing muri Play Store yawe. Bing urabona gutya, kore search Bing ize, urabona ni ingi ya kabiri. Urabona nge iri muri narayisitaye, iri muri telefone. Noneho turaza tuyirebeho, tuyinjireho. Okay, reka dutegereze badugire ibyo baduha, no mbereke uko bikorwa. Nibutse gukora subscribe ku buryo n'izindi video nzakiraho z'ubwenge ziba zibafasha. Uraza hano urasanga imeze gutya, ariko nta account irabirimo. Washobora gukora ziriya foto nta account irimo. Noneho icyo uragomba gukora, uramanza ufungure account. Urabona ko nge harimo account. Umuntu arayishyiramo bikanga, nabwo yazambwira nkamufasha akayishyiramo. Noneho kubera irimo n'undi ibintu byose urabireba, uraza kandi hano imagine creator, then ukandeho. Bahita kugeza kuri nyine ahantu kuri screen imeze kuriya. Usubire inyuma, uze wifashishe ino translator, iragufasha kuba wakiriya ifoto ushaka iyo ari yo yose. Google Translator irabigufashamo, kandi nabwo niba waba utayikoresheje, nuko nyine ngira ngo mbibereke nk'umuntu utazi Icyongereza, abashe kuba yabyikorera akabona ururimi ashakamo, ururimi araza gukoreshamo nyine akanika mu Kinyarwanda igatranslatinga mu Cyongereza. Uzi Icyongereza urandikamo ibyo ushaka babiguhe. Uko nabiberetse nyine, uraza wandikemo ngo umwana w'umwirabura ufite inyama mu ntoki, intare irimo kumwirukankana mu ishyamba. Translator yacu yaduhaye ibi. Icyo uraza gukora, uraza urakopia ibi byo hasi, urakopiyamo ibiri mu Cyongereza, uzongera ujye gupestinga hehe, hahandi pestingemo ahangaha. Urapestingamo hano. Urabona dufite n'amakoyini, baba batanze amakoyini yo zimwe ukriyetinze ifoto imwe, bahita batwara koyini. Rero namaze gushyiramo create, hano bahise bavanaho koyini imwe. Create urategerezaho akanya gato. Urabona ko handi kwisacinga, ndakeka uri kubibona, iri kwisacinga amafoto yacu, ndakeka yagaragaye. Intare twavuze yaje mu ishyamba, haje umwana, yaje umwirabura, yaje inyama mu ntoki, yaje nyine ibyo twasacinzemo byose byaje. Icyo ugomba gukora, kora subscribe se tubona mu video zagufasha. Okay, urabona intare twasacinzemo yaje, iri kumwirukankana. Icyo wasacingamo cyose ino Bing yagufasha ukaba wayibona. No kudownloadinga urakoraho, kumishaho urutoki, bahita bakwereka icon igaragaza kudownloadinga, then nurangiza uyikandeho. Okay, kanze bereke n'ubundi buryo wakoresha bundi.
urabona nka gutya ino foto bagwa ifoto eshatu ihitamo noneho wowe muzo ikunogeye kuba wabona igaragara neza akaba ariyo wakoresha. Urabona ahangaha urazwa no gutatumo dutatu kandi download ukanda download gutya ifoto yawe irahita ijyamo, cyangwa scrolling ujyana left nabwo barahita bagwa izindi video, bahita bagwa izindi image muri za zindi eshatu bakweretse zijyanye n'ibyo watse. Noneho hari ukuntu ujya kuba wayireba ntigaragare, urabona ko nazi downloadinze uhita uyikandaho iyo wagiye muri galeri ntuzibone, yikandaho ugahita usanga yagiye muri galeri yawe ugasanga amaje kujyamo. Kadutesitinge tuze turebe muri galeri yacu ndashyika ngizi na za zindi zose twari tumaze gushyiramo ngizi hano. Ntago ari ibintu bigoye cyane, nawe wabyikorera. Wowe icyo ugomba kora subscribe, video nzajya nkora izo arizo zose zizaze kugeraho ku gihe. Urabona ko nka ibingibi byose niyo iba yaragiye ibikora, kandi utu dufoto tuba dukeye wanadukoresha ahandi ahantu ariho hose, nko kuri profile yawe wadukora ukisanisha nawe ukaba wabona iyo foto ushaka, cyangwa nk'ibintu ushaka kwigishaho ukabyandikamo ukayisacingaho noneho ukabiguha. Turi kumwe mu zindi video, ciao ciao.